buriya rero mwana Kalisa muri iyi minsi ngiye byanshanze aho bafungiye amakanisa ubuzima bwa Iradu bwacanganye neza ntapaganye byanyobeye umva bro jewe yaba ari ugupagana yaba ari ukumenya yaba ari ubumenyi bwo niyongeye kubera guca imbere y'abapasita bagenda bambeshya bamwe abandi bambwiza ukuri abandi bagenda bahuza ibyo bavuze abandi babihakana sinzi yaba ari ugupagana muri iyi minsi ngo bakinze amakanisa njye napaganye kera ibintu birakomeye reba nk'ejo bundi uko ndibuka Iradu sinigeze nywa inzoga habe na gatoya ariko ejo bundi maze gusinda urwagwa narakangutse mu gitondo nisanga ndi mu cyumba cy'ahantu ntazi ndebye ku ruhande mbona agakecuru kakutse amenyo ariko twaranyisha Iradu ngana gutya umusore imyaka ariko ibyo bikorwa n'inzoga ntabwo bikorwa no gufunga amakanisa ntabwo bikorwa no gufunga insengero ngiye ikintu ntiyangira insengero cya mbere nuko bavugamo inkuru z'Imana Imana se mupfe ambwira ngo yitabye Imana ntabwo Imana twigeze twongera guhuza none ejo bundi umuhungu wankorera agashya mbaza ati umuhungu wende umuhungu wande se nyine umuhungu w'Imana ari we Yesu ntukatese Kalisa zaherutse kuntwarira sheri ngirenya mbe ndi kuri fone mubaza ati se sheri ati bimeze bite ati ko bya bindi wari wansabye byatunganye ati tubikore dute tubigenze dute arambwira ati shati ati ntabwo nyiri sheri wawe ati ubusheri wanjye ni Yesu ati naje gushakisha amakuru kuri wowe ati nsanga wari ufite undi mugore ati kandi nashakaga umugabo utarashakaho abahisemo Yesu rero abahisemo Yesu ndase uyu muryango wo kwa Yesu nawe utwaye iki ubushije Imana iherutse kuntwara umugore none n'umukobwa nayo nitereteye ngo nawe ngo sheri we ni Yesu no kugira ngo Yesu avuke nabwo Imana yari yagize gute yari yafatiye ku gakano Yozefu na kuri Mariya ari we Yesu irangije imushyiraho n'igitutu iza kwita n'izina uziko ari Gaburiyeli yise izina ariko ubundi bajya kwimika abapasiteri bashingiye ku giko numva ari weho wigisha ibintu bizima ariko buriya Yesu Kalisa Yesu ndabyibuka ibintu nari mpari Yesu agenera ko utuntu bikaducana ari umugore mujya musoma nge nari mpari mpibereye yaraje yari umusambanyi araza hanaguza Yesu imisatsi abaraho ngo turamucyaha tuti Yesu umusambanyi ni gute aguhanaguza imisatsi uvuze kuri ibyo ngibyo turabyivuga uvuze kuri ibyo ngibyo uvuze kuri ibyo ngibyo nyibutse umuryango wo kwa Yesu buriya ntuhatari urareba Imana igira itya ihita igenda Imana na Yesu nawaje apfagaze yarabajyanye nabyo harimo ubusumbane abagore bose nabo bahamisa reka rero tuve kuri iyo nkuru mwereke ukuntu Yesu yirengagiza agira atya ave kurya umutsima w'uburo kwa Lazaro kwa Marita na Mariya ndabibuka ari abakobwa beza akivayo abagiye mu giterane Yesu yabaga yageze mu giterane yakundaga mu mujyi baramubwira bati inshuti yawe Lazaro irarwaye bamutumyeho intumwa zimugezeho ati inshuti yawe Lazaro yarwaye ati yewe nimugende mumubwire indwara arwaye si yo kugira gute kumwica da barongera bamutumaho izindi ntumwa za kabiri baturavuga yuko indwara itaramwica ati kandi arembye ati mugende mumubwire ngo niyo yapfa tuzongera barongera bamutumaho izindi ati Lazaro amaze gupfa ati yewe ati ntabwo yapfuye arasinziriye
asinziriye ate se kandi yapfuye? Ati yenda no ati ati yenda no kunuka ati mugende mumubwire ngo arasinziriye. Yesu akomeza igiterane, arakomeza aribyinira. ese ubwo Yesu ari ikigogi bingana iki udatandukanye umuntu usinziriye n'uwapfuye? ese ubundi umuntu utarize iyo yabaga ageze mu giterane ntabwo yavagamo. Ndakareka iyo yabaga yageze mu giterane yaranzikaga, ntabwo igiterane yakivagamo, icyo cyari ukunywa gusa. ariko noneho mbeka mbanze nkubwire, agira atya Lazaro baramushyinguye hashije nk'iminsi nk'itatu. baramushyinguye ababwiye Petero barangije kumuhamba, ababwiye Petero ati tujye kwa Marita. Ati Yesu ugira ubwenge. Yabwiye intumwa, yabwiye abigishwa bo kwa bari 12 ati tujye kwa Marita. Petero arababwira ati ariko abwira abigishwa ba Yesu ati uyu mugabo twakurikiye nta bwenge afite. Umuntu yararwaye ntiyamusura, arapfa ntiyamuhamba, none arajya iwabo ku Marita. Ahandi yagiye yakurikirana, nagiye nkurikirana inkuru za Petero na Yesu. Uriya mugabo yararenganye cyane Petero. Ngaha aho yamusanze mu mahundo, ngaha aho yamusanze mu mapera, ngaha aho yamubwiye ngo azamwihakana inshuro 3. Uriya mugabo Yesu inkuru ze ni nyinshi zituma natamukurikirana rwose. Ni n'ingegera mbi n'idage. ndumva ufite ishinge ariko nyirakomeje gutekereza buriya no mugabo wapfuye Lazaro cyo mujyana muri busheri ntabwo bari kumubaga agaciro. Busheri ko bajyana y'inka bajyana y'abantu. Lazaro yari umuntu. Lazaro yari umuntu. Ubwo ari kwa muganga iyo mujyana none ari gupfa kingegera yavange ngo none yari bupfe. None se ubundi umuntu waragwaye ntibamusura, apfuye ntibamuhamba. Twaje kumenya impamvu Lazaro yarwaye Yesu namusure yapfa namushinga. Bapfaga iki se kandi? Urareba ari yabanje kujya kwa Yayiro azura agakobwa ka Yayiro. Ariko Yayiro akakobwa ke kakaba kapfuye saa 6 ajya kukazura saa 7. Harimo isaha imwe. Aho nawe utangiye kurenga ibyo ngibyo ntago ari ibyo, ahubwo impamvu nyarabonye birananditse muri Matayo ikintu bapfaga na Lazaro. Hari akaraya kabaga hagiye hepfo y'umuvumu niko bapfaga na Yesu. Oya mva wangegeraho. Akakobwa ka Yayiro yakazuye harimo isaha imwe. Agisohoka abatipe baramubwira bati ati buriya nawe agiye kugenda yiyemeye, ati buriya agiye kuvuga ko yazuye umuntu kandi yaracyushe. Arangije aravuga ati nanjye nzabereka yabona arabashije guzura umuntu ushyushye ko nzazura n'uwaboze. Icyo ngicyo nicyo cyatumye Lazaro apfa. Kandi ikindi twaje kumenya ko yarashyiriye ubutumwa Yohana wapfuye, yaramamaje ibyo kuza kwa Yesu Kristo, agafata agize guti atabonye Yesu. Akigera gutya mu gituro ngo Yohana yakuruye agatebe abaza Lazaro bati umugabo namamaje ibyo kuza kwe yaraje cyangwa ntiyaje? Lazaro aramubwira ati ati subiza umutima mu nda, umugabo wamamaje ibyo kuza kwe Yesu yaraje na mukanya twari turi kumwe, n'intumwa zaje zitubwira yuko niyo napfa tuzongera tukabonana. Bahurira he? Si yamuzuye se? Ariko se wari umaze kumbwira ibintu byinshi, mbwira ibyo kwa Lazaro, mbwira iby'ikana, none ibintu by'ubutubuzi bwa Yesu byo ubivuga he? Iby'ubutubuzi bwa Yesu rero